Kotegraye. Imana yambwiye ngo wowe nibishaka yakuretse ku munsi wa mbere, uwa kabiri irakureka, ariko Imana yanze agasuzuguro ko mu mutima kawe n'ubwibone bwawe. Imana yambwiye ngo ije guhangana nawe, kandi inkoni yihuse ku mugabo witwa Nibishaka Theogene. Kandi Imana yambwiye ngo muvuge narambuye Bibiliya, ni ikimenyetso cy'uko ni ugushimangira message Imana yampaye. Imana yambwiye amagambo menshi, ariko Imana imbwira amagambo makeya mvuga, yego, andi nayo zayatambutse. Amen. amen. Imana barakoze igikorwa kiza. Umva wakoro, Imana yambwiye ngo wakorerekeje benshi. Imana yanyeretse ababyeyi benshi bari mu marira, inyereka abakobwa benshi bari mu gahinda. Notierance Kotegraye, abantu barenganijwe ku bwawe, abantu batewe agahinda ku bwawe, ariko Imana irambwira ngo nutagarukiraho uzakubitwa inkoni zirenze zo watekerezaga. Rero bishatse kuvuga ngo ari mu mwanda ukomeye cyane. Mu isi y'umwuka uramureba ukumva nawe ushatse kuruka, ukumva isesemi irakwishe. Ntago byoroshye. Hanyuma reka, Imana ibabajwe cyane n'umugore wawe w'isezerano, afite agahinda kenshi. Imana yamunyeretse na nimero z'Imana yazimpaye, nintegeka kuzikubwira, ntago muzi sindabonana nawe, ariko Imana yamunyeretse imana nimero yiwe. Hari message Imana yampaye ye, nimba mwa kino kiganiro ndamuhamagara mu telefone mwe message Imana yampaye, ariko mvuze mwicamake amenye ko Imana yumva. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe aho muherereye hose, abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari hanze yacyo, mwese turabifuriza kugubwa neza. Mwakoze cyane kudukurikira ndetse no kubana natwe. Uwiteka Imana abagirire neza cyane cyane. Nkuko mubibona rero twongeye kubana n'umutumirwa wacu, uwitegura kuba umuvugizi mushya, cyangwa se ushatse wavuga ngo umuvugizi mushya. Nyakubahwa Daniel, uraho neza? Muraho neza munyamakuru nshuti yanjye. Yesu nashimwe. Yesu ahimbazwe cyane. Amakuru cyane. Amakuru ni meza, turashima Imana n'abantu bose bisi yose. Yego. Turashima Imana. Yego. Dushimira n'abantu Imana igitije kurama, bahoza umuriro muri telefone yabo ndetse na megabyte kugira ngo bakurikirane ijambo ry'Imana. Urakoze cyane. Imana ibaha umugisha, ntibakabura amafaranga ngo bagura amamega bakurikirana ubutumwa bwiza. Yego. Urakoze cyane, nukuri kubasabira umugisha. Amakuru y'iminsi? Amakuru ni meza. Urongeye urantunguye, uransura kuri uyu mugoroba. Ko gusuye mu bintu bikomeye. Danye, birakomeye kandi mbona uri guseka. Igihe uzajya ubona ngo uhamagaye, mba ntumwe n'Imana. Yego. Kandi Imana intumye nkaguhamagara, bishatse kuvuga ko nawe uri umunyamugisha. Reba aba YouTubers bose bari muri iyi si, Imana igahitamo umukozi w'Imana, Pastor Pascal, kugira ngo abari gutambutsa message Imana yatanze, nacyo ni icyizere. Urakoze cyane. Ni kigaragaza kuri inkora mutima. Iyo haje mu butumwa bw'Imana nta kindi kintu nshobora kurenzaho cyangwa ngo mbikritike, ahubwo nanjye ndicara nkaranga ngatera agatebe nkumva. Hanyuma wowe dukurikiye, reka ngusabe kugira ngo ntukuru urushinge rwawe ku Imana Irahari TV ndetse n'umuvugizi mushya TV, ntukureho agashinge, unyemerere wumve ubutumwa Daniel azanye. Nyakubahwa Daniel, reka ngusabe kugira ngo ubanze usenge Imana mbere yuko utambutsa ubutumwa utuzaniye. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Baba Mwenyezi Mungu, Baba mwenye rehema, Imana ikomeye ifite imbaraga, Imana ziringiro zacu, Mana turagushima imyaka yose tumaze uturinda, wagize neza n'uyu munsi wawongeyeho,
tuzabaho n'ejo uzakomeza kuwongeraho mu gihe tukigutegereje uhabwa icubahiro. Bana natwe muri iki kiganiro, abantu bose badukurikiranye, abahanuzi n'abavugabutumwa, ababishopu n'abapasitoro, abari impande zose zitandukanye z'isi, bakurikirane iyi mesaje ubayeze umugisha. Mwotaramana natwe kandi uvugire muri twe kugira ngo usoze icyo wagambiriye ku bwoko bwawe, ni mu izina rya Yesu, amen. urakoze cyane kugira ngo isohoze icyo yagambiriye ku bwoko bwayo. Urakoze Daniel, ubushize duherukana uri kuvuga ubutumwa. Ndagira ngo nkumenyeshe ko abantu babwakiriye neza, yego, kandi bwarabafashije. amen. Navuga ngo ugume mu mavuta, ugumemo neza, Uwiteka Imana ari kumwe nawe. Ntabwo dutinda, ntabwo turi buze gutindira abantu. Wambwiye ko ufite iyerekwa ku muntu, kandi ushaka gutambutsa public kugira ngo abantu bose baryumve. Ubundi ni impamvu ki Imana ishobora kuguha message y'umuntu ntuyimushyire, ahubwo ugahitamo kuyicisha kuri social media? Impamvu ibitera nuko ari Imana iba yabidutegetse. Yego. Imana aho Imana ikubona n'izagusanga, ndetse aho ibona yakubwira ukumva niho yagusanga. Yego. Hari igihe biba ngombwa ko igusanga iwawe, cyangwa se ikabona nigusanga iwawe n'ubundi utayumva cyangwa se itakubonayo, yamara ikavuga ati reka ngubwirire aho ngusanga. Yego. Niyo mpamvu rero utabasha kubujyanayo, ahubwo ubuzana Imana yagutegetse. Bishatse kuvuga ngo ni ukuyoborwa n'Imana. Niyo mpamvu tuba twaje hano kuri social media. Ugize neza, hari igihe dutambutsa ubutumwa ngo abandi ati kuki mutamusanga. Oya, n'Imana iba yatubwiye ngo nditumusange, ahubwo tubuzane hano. Si uko twataye ubwenge, ahubwo nuko ari Imana hatuyoboye. Murakoze cyane. Urakoze cyane. Si uko umuntu aba yataye ubwenge, ahubwo nuko ariho Imana iba yakuyoboye. Ariko Danye, Sawuli atari yahindurirwa amateka ngo yakira agakiza, yakundaga kurenganya ubwoko bw'Imana. Noneho amaze kwakira agakiza, nawe baramurenganya. Igikombe yanywesherejeho abandi nawe akinyweraho. Ese uwo muntu yaba nawe akunda guhondera abandi kuri social media? Yenda tuvuge ko Imana iri kumukubita inkoni nk'iyo yakubise abandi. Kuba yabahonda arabahonda, ariko si cyo kibazo. Ahubwo se kuki abahonda we adahinduka? Biravuga ngo wigisha abandi nti wiyigisha, kuki ubwira abandi ngo ntukore gutya kandi icyo kintu babwiye cyarakubase. Rero arabahonda, ariko ugasanga ibyo ababwira ahubwo ababwira nibo bazima, ahubwo niwe mubi. Ababwira nibo bazima, ariko we nibo bagifite agatima ko kumenya Imana, ariko ubabwira niwe muba ahubwo. Daniel, ugiye gutuma Imana imana, akari ku mutima gasesekara ku munwa. Ushatse kuvuga ko umuntu ashobora kuvuga ibintu bitamuvuye ku mutima cyane, kubwo guhangana nyine. Mbese ngira ubwoba bitavuye ku mutima w'Imana, bitavuye ahandi, ahubwo bivuye ku karimi kiwe, kubwo guhangana ndetse mu mafuti. Yego. Agahangana n'abantu kubera amafuti, kandi nyamara bitari bikwiriye. Yego. Ndikanze. Ntago ari umwuka w'Imana uba umutegetse. No, si n'Abaramu. Oya, Baramu yari umukozi w'Imana. Yego. Niyo mpamvu baje bamugana ngo avume buriya bwoko. Ariko we none avuma kandi atari n'Abaramu. Avuma adafite ururimi rwo kuvuma. Adafite ururimi rwo kuvuma. Ahubwo ururimi rwe, Nsabi yegeze avuga ngo Mana, ukunteka imitwe ntayanda umbabarire. Yaba yaravuze ngo ntayanda basi nka Nsabi, bizaba byiza kurusha uko yajya kuvuguruza abantu bari mu kuri kandi nyamara ari uri mu kinyoma. Ko numva bikomeye cyane. Birakomeye cyane, kandi uzababaje Imana. Imana igiye gukora akantu Pasika. Imana igiye gukora akantu gakomeye. Ucyakwesha agashinga ijosi azavunagurika atunguwe, kandi nta kizamukiza. Hari ijambo rivuga ngo bamwe bazikubita imbere bavuga ngo Mwami, ngo twaragukoreye, ngo twahanuraga mu izina ryawe, ngo twavugaga ubutumwa mu izina ryawe, ngo babwire ngo
sinigeze mbamenya. si kubajuwe sinabamenye. Yaba ari wo mujyo Imana yagutumyemo. N'ubundi ni uwo mujyo. Ubundi pasiteri ni pasiteri, umuvugabutumwa ni umuvugabutumwa, umuhanuzi ni umuhanuzi, ariko Imana yanyeretse inyerekamo nta cyiciro na kimwe arimo, ahubwo ari mu mwuka gusa, umwuka wo gushaka imibereho, ariko yabitwaye abijyana muri seje y'ijambo ry'Imana. Ntabwo ari mu mwuka, ntabwo ari mu mwuka, mbese ntari gukorera Imana, ntabwo ari gukorera Imana, ntanakorera na Satani, ntanakorera na Satani, ahubwo ari kwikorera, afite botike mu kanwa kiwe. Noneho ikibabaje Imana nuko ari mu gusenya bari gukora ibikorwa byiza. Yego. Nicyo kintu cyababaje Imana. Yaba yarakomeje gutwara botike mu kanwa ke, ariko ntasenya abantu bagifite agatima keza ko gukorera Imana. Ariko Daniel, uyu munsi hari ikintu umaze kukubonaho mu biganiro tujya tugirana. Kuki ugaragaza ko ufite ishyaka ku murimo w'Imana cyane, utarahabwa inkoni y'ubushumba, cyangwa se utari wanimikwa? Ubundi wowe ni umuhati ukurimo, ni umwuka wera ukuyobora. Ni iki gituma ufite ishyaka ridasanzwe ryo kurwanirira Imana, gushaka ko ibintu byose bigenda ku murongo, ndetse ukanifuza ko agakiza ka kera, uko abantu basengaga Imana kera, ariko bagaruka muri iyo nzira? Wowe ni umuhate ufite, ni umwuka wera, ni Imana igutuga ngo genda ubigenze gutya. Ubundi bimeze bite mbere yuko utambutsa message? Banza usobanure kuri icyo kintu. Ngewe cyambere kuva nkiri muto niko nahamagawe, namwe ndwana n'abahanuzi b'inda nini. Utumye ngiye kuvuga, ari umuntu wegeze umvugaho Justin, nimba ari nde wari wamuhaye amakuru nabi, aravuga ngo nzasengera abantu agaseke kari hano, uzaze nta gaseke ngira. Ndi mu bantu bose kera barwanya abahanuzi b'inda, bakorera Imana bashaka indamu zabo. Rero ni ishyaka ndarifite, ariko nta ne muhamagaro wanjye. Rero nawe ingoni y'ubuvugizi kera nayawe n'Imana sindayihabwa n'abantu. Igihe rero n'igisora cyo kwimikishwa, n'iri joro narose mbona bari kunyimikisha amavuta. Rero bakomeze bahangane nanjye gakeya, kuko iby'Imana biri mu nzira ko biraza, biri kuza. None rero si umuhati gusa, niwe muhamagaro nahamagawe n'Imana, kandi zari nasaza ari we mwuka jewe Daniel nkirimo, ari nane muhamagaro nje Daniel nkirimo. Ntakizahindura Imana yashize muri njewe. Ndasenya ngubika ibigiye gupfa, izamaze gupfa, aho kugira ngo zangirize ibindi ndazigizayo. Noneho ibyo mbona bigomba kuzanzamuka nkabizanzamura, kugira ngo bitarimbuka, ahubwo bije mu murongo mwiza. Rero niyo muhamagaro, niyo mpano Imana yampamagariye, nuko nahamagawe. Sesa. Urakoze cyane, urakoze. Ntabwo ndi buze gutindira abakunzi. None Daniel, uyu munsi Imana iragutuma, kandi ahanini ikagutuma kubiyita ko ari abakozi b'Imana, nkurikije nk'uko bivuze. Nyemera rero noneho ndeke kwicisha abantu amatsiko, utambutse message zose. Yego. Ndaza kugira icyo nkubaza nyuma. Wibuke ko nanjye ntabwo ndi kure y'Imana, yego, ku buryo ijwi ry'Imana ryanjya kure. Wanabivuze neza, yego, wavuze uti byari ngombwa ko message ica hano. Ngaho reka nguhereze umwanya, noneho uvuge, kandi uvuge ushize amanga, ntugire icyo ugabanya cyangwa ugire icyo wongera. Iyi ni Bibiliya, ni ijambo ry'Imana. Yego. Sinyasiga Bibiliya, ariko siyongeye gusomamo. Yego. Ahubwo ndavuga amakuru Imana yampaye. Imana yantumye ku mugabo witwa Nibishaka Tojeni, kandi Imana yambwiye ngo muvuge narambuye Bibiliya. Ni ikimenyetso cy'uko ni ugushimangira message Imana yampaye. Imana yambwiye amagambo menshi, ariko Imana imbwira amagambo makeya mvuga. Yego. Andi nayo zayatambutse. Amen. Amen. Imana yegeze ibwira Yesaya, iramubwira ngo tegura izi nzu Ezekiya. Imana imutumyeho Yesaya, tegeka izi nzu ye kuko ugiye gutanga. Ezekiya amaze kumenya ayo makuru, yerekera ivura niko ijambo ry'Imana ryavuze. Aratakamba cyane, yibutsa Imana imirimo. Imana ibwira Ezekiya ati, ibwira Yesaya ati nyaruka
utaragera muhira nyaruka usubira inyuma gatoya numvishe gutaka kwande kwa Yesaya kwa Hezekiya. Hezekiya abwira Imana ati Imana iruka nibishaka Theogene. Imana yambwiye ngo yarakurebye ikubona nk'umuntu utagaragara mu maso yayo, ariko irambwira ngo ba maso urinde uyu mutima wawe kubera ko wamaze guterwa n'ikibi. Mu maso y'Imana ntabwo ugaragara, ariko Imana yakureze yibuka ko yakuremye. Yantumye ngo nkubwire ngo uhindukire. Numara guhindukira ugira ikintu utangira gukora, ibikorwa bizima utangira gukora, uzibutsa Imana mu gihe gikomeye kikugezeho. Niko akanwa k'Imana kantumye kugira ngo nkubwire. Teli elance kote gra tutila elalasa egaye. Ikindi Imana yambwiye ngo wakomerekeje benshi. Imana yanyeretse ababyeyi benshi bari mu marira, inyereka abakobwa benshi bari mu gahinda. Noti elance kote gra, abantu barenganijwe ku bwawe, abantu batewe agahinda ku bwawe, ariko Imana irambwira ngo nutagarukiraho uzakubitwa inkoni zirenze izo watekerezaga. Imana ibabajwe cyane n'umugore wawe w'isezerano, afite agahinda kenshi. Imana yamunyeretse na nimero z'Imana yazimpaye, nintegeka kuzikubwira ntago muzi sindabonana nawe, ariko Imana yamunyeretse imana nimero yiwe. Hari message Imana yampaye ye, nimba mwa kino kiganiro ndamuhamagara mu telefone mwe message Imana yampaye, ariko mvuze mwica make amenye ko Imana yumvisha amarira ye n'agahinda amaranye iminsi aboroga kubw'uyu mugabo witwa ngo ni umuhanuzi. Noti elance alande kote gra tila elan la bezala elansema zeti elance kote gra. Imana nkorera ishobora byose yambwiye ngo muri kano gahe k'iminsi mikeya Imana igutije. Imana yambwiye ngo wige kugaciramo bugufi. Numara guca bugufi usenga Imana, kuko we ntabwo usenga. Imana yambwiye kudasenga, hoya kuvuga ngo urasenga ni ukubeshya. Imana yambwiye ngo ca bugufi usenge. Niwamara gusenga Imana ikumanura imbaraga zayo. Nudasenga toti elasa abande kote gra, uhuye n'inkoni y'Imana ikomeye cyane kandi ntabwo uzayisimbuka. Imana Claude uramuzi wowe? Imana yambwiye umuntu witwa Claude yanyeretse n'abandi bagera kuri 4. Bamwe bagiye bagira ishaka ngo ryo gusura uyu mudamu wa Theogene. Imana igize agahinda kubera ko aho kugira ngo ashime Imana cyangwa se abashimire nk'abantu bakoze igikorwa kiza, Imana ibabajwe n'amabuye ari kubatera abasesa bandagaza kandi barakoze igikorwa kiza. Umva we Claude, Imana yambwiye ngo izaguha umugisha kubw'igikorwa kiza gusa wakoze. Sinzi ibyo ukora ntago mbizi, ariko igikorwa kiza wakoze hari inama mbi nibishaka Theogene yari afite ku buzima bwawe, ariko Imana yambwiye ngo iyo migambi ntabwo izahama, oya nta nubwo izasora kuri wowe. We Claude, Imana yakugarutseho mu yandi mavuta mashya. Niko akanwa k'Imana kambwiye ngo nkubwire. Teli elance alande kote gra noti ezaidi kote gra. Imana yambwiye ngo wowe nibishaka yakuretse ku munsi wa mbere, uwa kabiri irakureka, ariko Imana yanza agasuzuguro ko mu mutima kawe n'ubwibone bwawe. Imana yambwiye ngo ije guhangana nawe kandi inkoni yihuse. Imana yambwiye ngo ureke izo zaha zawe, izaha Imana igushinja n'ibyinshi, izawushinjwa n'Imana n'ibyinshi nibyo,
ariko imana yambwiye ibyaha bine. Icyaha cya mbere imana yambwiye gushinja, oti ebaza bande kotegaye tuti ebayidizi niko utega amatwi wumve neza. Icyaha cya mbere ushinjwa n'Imana, urashinjwa n'Imana, iragushinja ko wasambanye kenshi, iragusura wanga kwihana, igutuma abahanuzi, yewe iranagusura wowe mu nzozi uryamye. Hari n'ikimenyetso wabonye. Ikimenyetso cya mbere wabonye, warwara indwara ikomeye cyane ahantu ntavuze, urayirwara. Umaze kuyirwara, Imana yambwiye ngo icyo ni ikimenyetso yari iguhaye ko ikurambiwe, ariko urangije wanga kwihana. Imana yambwiye ngo kuko waniniye ijwi ryayo, igiye kwiyerekana ndetse mu burakari bukomeye. Cya kabiri, Imana yambwiye ngo ni benshi wateye inda, ubagira inama zo kuzikuramo, utanga n'amafaranga yo kugura ibinini zo gukuramo inda, urabikora, Imana irakubona, Imana irarakaye ku bwawe. Ona powaye abakobwa, hari n'uwo yaherekeje Imana yanyeretse, noti elase kotegaye, ariko Imana yambwiye ngo wihane udahura n'ishyano. Cya gatatu Imana yampaye, noti elase alande kosegaye, urahanwa usamba. Ikindi cya gatatu, wasambanije abakiri batoya, usambanya abakuze, ndetse kandi ubarira n'amafaranga yabo. Imana yambwiye ngo hari icyo abantu bose badukurikiye, abantu muvuga ngo muri mu kuderevura, ngo ni derevorance musambana, iyo ni zero, barababeshye. Hari abantu ngo wakoreye ngo dereverance, usambanya abakuru, usambanya abatoya. Icyo ni icyaha kimanuye umuriro uvuye mu bwami bw'Imana, kugira ngo ukugurumanireho wowe Tojeni uhuye n'akaga. Cya kane, Imana yababaye cyane kubera amabuye uri gutera abantu bagiye gufasha umugore wawe, bibabaje Imana. Imana yambwiye ngo bano bantu wabateye amabuye bagira agahinda, ndetse barababara mu mitima yabo, bumva ko banakugenza, ariko Imana irababara cyane. Ku bwa Pastor Claude, Imana yakoze igikorwa kiza gikomeye, ikoresha bano bagabo. Imana yambwiye ko ari we yabasanze, bitewe n'agahinda k'uyu mugore, bitewe n'amarira yiwe. Imana irabagenderera, imaze kubagenderera bakoresha, Imana igize agahinda, bajyana iyi mashini. Si n'imashini gusa, hari ibindi bitagaragaye mu itangazamakuru Claude yakoze n'abandi, hari n'amafaranga bamuhaye Imana yanyeretse. Imana igira agahinda gakomeye mu gihe babikoze kugira ngo uyu mudamu abone ibirayi z'abana, atunga abana, ukabatera amabuye. Imana irababaye, ishe guhangana nawe. Peli elazalande kotegaye, Pastor Claude ndetse yararakaye cyane, arababara. Nabonye yifashe gutya, ngore neza banturi nabi, koro sindaganira nawe, ariko Imana yambwiye ngo kino gikorwa wakoze kigiye kuwukuraho umwanda wasizwe n'abantu. Kino gikorwa wakoze we Claude, sinzi abantu utunze, sinzi aho utuye, ariko Imana yambwiye ngo kigiye kugukuraho umwanda wasizwe n'abantu wose ukuvuyeho, ndetse kandi uyu uri kukurwanya ntacyo azagutwara. Imana yambwiye ngo kandi peni etava egaye, Imana irongeye yaguye ihema ryawe mu bundi buryo. Nabonaga beguye ihema, mbona uyu Claude aryinjiyemo. Imana irambwira ngo yeguye ihema rya Claude bundi bushya, kubera ko yakoze neza,
akaba ari guturwa inabi. Imana imukuyeho wa mwanda wose, sinzi ari mwanda ki, ahari wasanga wabizi, ariko hari umwanda ngo Imana yamukuyeho. Sifa kwa Mungu. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Imana irambwira ngo nutihana ugiye gutungurwa, kandi ntabwo uzamenyera igihe uzatungurirwa. Imana yambwiye ngo abana bawe bagiye kubaho, abana bawe bagiye kubaho, umugore wawe agiye kubaho, ariko wowe ugiye guhanwa n'Imana. Do ari gupanga kuja mu mahanga, ndamubeshera se? Niyo gahunda afite. Imana yambwiye ngo uretse kuja mu mahanga ubanze wihanukizwe. Nuja mu mahanga utaratura ngo ukizwe, ntago bizagwa. Dore nguyu Imana yanyeretse ari gupanga kuja mu mahanga, niyo gahunda afite. Ari kuri kwishuka. Inama nakubwira, baza ukubita amavi hasi wihane, ukizwe neza, Imana yongere kugarure bundi bushya, iguhanagureho izaha zose ufite. Nimara kuguhanagura uzagirirwa neza. Ariko nibitabiza, inkoni y'Imana izakugeraho. Notela salande ko sinima, hote peliboria salande ko segai, hote tala salame ko sinima. Nabwiye Imana ati Imana waretse ngaja kumubwira, nabwiye Imana ati waretse ngaja kumubwira mu rugo iwe, cyangwa se ngamutelefona ngamubwira buno butumwa. Imana irambwira ngo ni benshi bamusanze yanga kwihana, genda ubitangariza isi yose ubabwire ko nje kumuhana, natihana nje kumuhana, mba naje iwawe wowe nuko Imana yambujije. Ariko Imana yambwiye ngo nutarekera aho ngaho, Imana irakuziye amezi 5 niyo nguhaye. Muri ayo mezi 5 ugiye gukubitwa inkoni z'Imana, ariko nuhindukira uzarokoka. Ariko nudahindukira, Imana yambwiye ngo iriyuziye, kandi uhuye n'akaga gakomeye cyane. Tatiza lande ko segai, ndumva taba belisinima, ndumvuye n'akaga gakomeye cyane. Imana datira kumanukiye. Nesala metalanga ko sinima, hetila sala bevoria segai, hoteketizi nimokosa. Imana yibutsa amarira. Hari igihe kigeze kigera Imana yanyeretse, umudamu arapfukama mu cyumba ararira, aravuga uti Imana ibi ni ibiki? Otireza ko wambwiye ngo ndashatse, noni elase kotegaye, no penibo sinima, nibiki umugabo wanshahaye nkorera? Umudamu ararira. Ico gihe Imana yabinyeretse, yari yabuze igikoma hereza abana. Umudamu agira agahinda, Imana irakumva. Ibyo biri mu bintu bigiye gutuma wowe Tojeni Imana ikumanukira, kandi uhenisha uhe n'akaga, ariko nyamara ni wakihana urabona gukora kw'Imana. Iki Imana yambwiye ngo nyuma ya buno butumwa ndaza guterwa amabuye, kandi ndaterwa amabuye akomeye cyane, ndaza guhangana nawe cyane. Ariko nagiye kubona umuntu ukuboko kw'Imana kurekure. Imana irambwira ngo kuri akuboko gusobanura uburinzi bwanjye, amabuye yagutera nagazakugeraho. Niyo mpamvu nashize amanga, ntabwo bafite. Ometala salande ko segai, jambo ryaravuze ngo nutabura umunyabyaha ko agiye gupfa ngo yanizaha uzababaswa. Ntago shaka ko ubugingo bwawe ububura, shaka ko n'ubugingo. Niyo mpamvu nemereye Imana kugira ngo nzane message Imana yantegetse kukubwira. Tojeni nibishaka ari cyangose kuza kukuburira, nta cyaha nkose. Uvuga ko ngozi cyaha kumuburira yandike muri comment avuga ngo ngozi cyaha, ariko nta cyaha nakoze, natihana ahuye n'ishano kandi ahuye n'akaga ntawe uzamukiza. Ikindi, peni etala salande ko segai, peni botansi. Uyu nibishaka Imana yambwiye ngo ari abantu benshi bari kurira, yagiye arya amafaranga mu buryo butandukanye, ndetse kandi ayabarya ari mu kubabeshya. Aba bantu n'Imana yabanyeretse benshi bari mu bihugu z'amahanga, nibo Imana yanyeretse bafite agahinda kenshi, ndetse arawe yagiye aboroka nimero zabo, araziboroka kugira ngo ntibazongere kumubona, bitewe n'amafaranga yagiye abatwara mu buryo bw'amanyanga bwo kubesa ikoroka. Ndetse yitwaje Imana,
rero imana yambwe iki nacyo kiri mu bintu bimanuye imana kugira ngo imuhane. rero urihana n'ibizo ndabizi, numara kumva iyi mesaje ushobora guca bugufi birumvikana, ariko utega ibitugu ubona ingaruka y'icyaha, kubera ko imana ibabajwe nawe, imana ibabajwe n'ibize bitandukanye wagiye ukora. rero navuze ngo ndavuga dukeya, navuze ngo ndavuga mu ncamake, ibindi nzabitambutsa mu gihe cyazo kegereje, kandi ntabwo ari kera. iki cyumweru wowe nzakuvugisha nk'uko naguhamagaye nkubwira ibindi. nimba hari ikindi kibazo cyangwa se hari icyo wambaza umbaze, nta kibazo, ariko numva ku bwa meseji naba ngarukiye ahangaha kugira ngo mbezigamiye ahangaha nyobowe n'umwuka w'Imana. urakoze cyane mukozi w'Imana. hari ikintu uvuze, uravuze ngo mu mezi 5 ngo natihana. Ese njye nagize amatsiko yo kwibaza ngo mu mezi 5 natihana bizagenda gute? Imana izamwica, Imana izamuca ku ngoma, bizagenda gute? ubundi message y'amezi 5 bimeze gute? iyi message y'amezi 5 Imana yanyeretse, azarwara uburwayi bukomeye cyane natihana. Yego, bukomeye cyane. ntabwo mpanuye ko agiye guhita akenyuka. azarwara uburwayi bukomeye cyane, hahandi azajya apima ibiro bigeze muri 20, nazo ni byinshi. nabonaga arwaye cyane bigera ku rwego n'abantu bose bamwanga, bamwihakana, abura n'umwe umubwira ngo Paul, bitewe n'uko ibyaha ze zamaze kunukira Imana. azarwara indwara ikomeye cyane, ndetse kandi nta mudogiteri wese ushobora kuyivura. bisobanuye ko rero azaba ari iryo herezo rye cyane. urakoze. iherezo n'Imana irizanye. nta kindi narenzaho, ahubwo nendaga kukubaza. wavuze ku by'ubusambanyi, uravuga ngo asambanya abatoya ndetse n'abakuru, ibyo byageze ku Mana. byaba rero noneho yarabaye akahebwe. uzi ko Imana yamunyeretse mbona ari mu isayo y'umwanda gusa. muri make mu isi y'umwuka ubona ari mu mwanda gusa, ukibaza njye nabonaga ari umwanda. numvaga nanagenda nkamufata, wenda sinzi nko kwa kundi kera abana bazaga bashira umwanda, abantu nyine bana bakiri bato, abantu bakorosa itaka kugira ngo bigire utanukira abantu. nabonaga ari mu isayo y'umwanda ikomeye cyane. rero bishatse kuvuga ngo ari mu mwanda ukomeye cyane. mu isi y'umwuka uramureba ukumva nawe ushatse kuruka, ukumva isesemi irakwishe. ntago byoroshye. hanyuma reka ikibazo cyanjye kiragira giti, ese abantu ntibaza kuvuga bati uyu mugabo avuke waba w'umugore wa Theogene, none niba uzanye message kubwira Theogene ko Imana izamuhora umugore we, aho ngaho ntabwo yaba ari amarangamutima yagufashe cyane ko ushobora gusanga ari na mushiki wawe? yego, sibyo? ese turaza kubyumva gute, turabifata dute muri sosiyete? nimba uje guhanura avuke iwabo w'umugore watawe, aho ntihaba harimo kwirwanirira? yenda subiza icyo ngicyo nurangiza uhita usenga, ntabwo nyembaza byinshi. uburyo nyisubizamo ni amasegonda nsubiza. icya mbere ntabwo naje gushaka ibirayi kuri social media, oya sicyo cyanzanye. amazi ntayanyu nayo nkeneye, wabishatse wayangurira, utabishatse nayanywa. mfite robine mu rugo na jibu zarabonetse. rero nta wantumye wundi, ndetse n'ubwo buhanuzi sinjya mbuhanura bw'abantu, mbanura ubuhanuzi buturutse ku Mana ishobora byose. rero ndumva n'Imana yantumye, nta muntu wantumye. urakoze cyane, ngaho senga Imana. Data mu izina rya Yesu, wakoze kubana natwe, ndambukije ubutumwa bwawe wampaye. Mana ngarabiye imbere y'uyu mugabo mpaye message, ndetse n'abazabukurikira, ngwino ubuherekeze kubw'ijambo ryawe, ndetse ibitangaza by'Imana bikoreke. gukora kw'Imana kuzagaragare, umucyo w'Imana umanukire muri iri jambo, gukomera kw'Imana kugaragare muri byose, mu izina rya Kristo Yesu, amen. urakoze cyane. umuntu yakwifuza kuvugana nawe, umuntu yakwifuza kukugisha inama cyangwa se kuyikugira, ese umuntu yakubona he? wowe ukoresha izihe mboga
nimero yawe ya telefone ni iyihe? wansanga ku Muvugizi Mushya TV.